Zero meze neza. Yego papa, ahubwo Lucas ameze neza ko bareba mukubise. Lucas meze ute? Okay, Lucas. Wenda banze kumusubiza ko akari mushiki wawe bikubajije ariko nanjye ndashaka kubaza. Byagenze bite nijoro kugira ngo bagukubite? Sika abaturanyi bambajije nguko bumvaga induri wanjye byari byagenze bite? Lucas, twumvikane ku kintu. Wagerageje ko umwana mwiza ko nta kintu ntakoze kugira ngo umwana mwiza. Wagerageje ko uba ahantu hose nyuze ngo umwana wa John ni umwitabi, umwana wa John ni uririmba mu muhanda, umwana wa John ni ushaka gufata abantu ku ngufu, umwana wa John ni umwibitabi by'urumogi. Urumva iyo case ahantu igeze koko? Ikibazo ufite ni iki watubwiye? Na mushiki wawe arahari. Dusobanura ikibazo ufite cyari. Ntabwo daddy nk'ubwo buvuga. Do you think I'm happy? Si wavuze gake yawe. Nta ntunshingaho. Reka mvuge. None si umuntu Wo control umunwa wanjye. Zera. Ngore. Lucas, ninjye uri kubwira gutyo. Aka hari ubuntu ugenda mu kazi ukadusiga hanga ukakeka yuko umuntu aba yishimye. Yishimye se yishima kubera iki? Kuva twavuka nturagira n'inshingano hano mu rugo uretse kuba wumva yuko twariye gusa. Hari izindi nshingano ugira. Uretse kumva yuko uri umugabo mu rugo. Ubuze kuva mama yapfa. Hari ikindi kintu tumariye. Kumva yuko twariye twujuje ibifu nicyo cyonyine. Nicyo kintu tumariye. Nese wari watsa amafaranga yo kugura ikintu Njye nimba ari ikintu ntashobora kumva. Ni ijambo riguturutse ubu nguko ino nshuro. Kuko n'ubundi nta kamaro kawe ibyo byo kunshinza yuko ngo nkwi bitabe cyangwa ibiki. Ukeka yuko uri mwana wo kwa Peter cyangwa kwa Rutaganira bashinze ibitabe. Abingo for nothing. Karibo bantu dushobora kuganira bakanyumva kuko mu bitabe. Imvura semana ko ndebiza. Si hafi suragira ntabwo. Ariko aririwe n'izuba n'ubundi byarataje. Ahubwo yaregeye kukubaza. Biti by'akakazi ari ufite mbere. Ntabwo zintu byari birakoresha. Cyakigori cyakomeje undi kumurikira. Cya Step Mada n'undi cyane gikiranyirukanisha. Njye no gusaba handi akazi rero babawe. Dore ngo nsuzugurwa sasa. Ari bibaho umugabo n'ibibazo baragenda ariko bajya bavuga. Ntabwo yabyoroshye kabisa. Ariko ubumbire ibintu tuganiriye w'ikintu gihari tekerezeho. Uyu umuntu w'umugabo kwabishyira mu bikorwa bijya abacunga w'ikinyarwanda ntayitinye itahengereje. Sibyo? Ese undi buriya ntabwo nabikurikirana ntari kuba muri yabo. Cyane utese. Yakora ngo ushaka gufata umwanzi aramwegereza. Umugira inshuti. Ushaka kumenya umwanzi neza uramwegereza ukamugira inshuti. Umenye ibyo atekereza, ibyo akora, amasaha y'imesha yamara mu biki. Nuko avuga ati okay weakness ziri hano reka ngewe nca hano. Ariko buriya Shafi uko nagiye kuva hariya maze guhura n'abapasiteri batatu. Bose bampanurira ikintu kimwe. Igikombe cy'uburozi. Nano nawe batinya uburozi. Ntabwo najyaga mbwiza ariko none Mary ibintu yancisha. Ariko yanakurangiza. No kunyica ari kuzanyica kabisa. Yakurangiza. Ese nuzi ko navuye n'umuntu arafurutse ahantu hose. Ntabwo urabyibuka ese ni hari wabikuye. Inzoka ngo yandiye n'inzoka yandiye ngo yo mu nda. Bibaza inzoka yo mu nda ni burura n'uruhu. Niba naho ngaho bigeze ibintu birakomeye ariko nanone okay iki tuzakora ntukaye okay wegerageza ntari biga ntawamenya iminsi irahinduka n'umuntu agahinduka akagendana n'iminsi ntawamenya ako wewe ubundi uvuga ushingiye kuki yabandi bavuga wowe uravuga ngiye reka mbabwiye none ngiye kuri nonco bamfunga sibyo biraba ubuso umuzi icyo naziraga ninjoro cyamwe muri aho ngaho mwicaye aha ngaho mwumva yuko nimba wumva yuko muri runo rugo ikintu cyonyine gihagije ari uko umuntu yarya agahaga akaryama mwabira bitanda 1,000 ngaho cyakicara muri ino mifarizo ari byo byonyine bihagije utakwita ku rubyaro wabyaye ntacyo bivuze ikindi kandi nanone nge nta nubwo nkiri mu maboko yawe ntukazayumfata nkaho wagira ngo ndi mu nshingano zawe ndi mukuru mfite ubwanwa mfite guhitamo ubuzima nshaka
Se Lucas ubundi ugira ubwenge ntabwo nk'inshinzi yo mvuga none se ubitekereza ikambugiramo mu magambo mbazi bose ugiye kubwira papa cyangwa ntabwo uzi ko uyu nguyu ari papa njye muravuga ngo niwe mubyeyi dusigaranye wakabaye Zera okay that's sure ubwe arakwibwira ngo ntago akiri wa wundi kuri ibyo rero ushisha makeya Lucas uravuga ngo urya mu bitanda byumbi magana ngahe tubigurishe tuzane imikeka bari uzajya uryamaho none amafaranga tuyaguhereza nibwo uzumva wishimye ariko ubundi mbwirwa n'iki nimba mama kuva yapfa ubundi mbwirwa n'iki uko atari nawe wamwishuga bigakurirwamo yuko na mushiki wanjye agira ubumuga butuma atanabona mbwirwa n'iki ra kutabigizamo uruhare ukamugambanira mbwirwa n'iki uko utari ufite indayo waryamanaga nazo bikaba ari zo mpamvu zatumye zanakuroza wenda bigatuma mama umbyara gerageza urebe ko byakunda ushyire mu bikorwa nibyanga ariko wagerageje umwana w'umugabo mana urabona nuko nta mugabo uroga ninjye wakamuroza kiriya kigore cye aya ibyo nta mpamvu ntawe ugira ukuntu nanjye ndeba viye ukuntu yabaye mani uranamuvugisha gutya ukabona ntahari viye timva mu maso ibintu nankumbuye kweri ntajya naguhamagara niyo muhamagaye ntanyita kiriya kigore cyaranamburutse kuko namukanya namuhamagaye nshaka kumuguza udufaranga ngo ndebe ariko ntiyanabyumva ahubwo nyine tukiri kuri ibyo bintu by'amafaranga nari mvuze Shafi mwana mfite agakirize ka danje maze ngiye kuzuza hafi ukwezi nta n'akazi mfite wakwihangana ukambuza udufaranga dukeya byibura nkishyura andi rodi kurya aho ubwo najya ngutera tugasangira burya ntabwo nakwicwa n'inzara ngufite rero mwana wa mama ubwageze aho utangira kuguzaguza uraza kuba nk'abandi batungwa n'abagore ntungwa n'abagore si ubundi kuguza umugore uri umugore hari ibi reka nze ndaza kureba icyo nagufasha nubwo nanjye situasiyo itameze neza ariko uko biri rimwe rutazera nk'uko nabikubwiye byibura wajya mbona uba mu tudiro twinshi bya hatari uzashaka ukuntu nyine unyinjiza mu kazi wasi mani njya mbona utiburira pe imihanda ndayataka ndabikubwiye ihanga ntabwo nyiri papironi ndabizi bamfata nk'igipeti cyo mu bakire ngo nta bwenge mfite naki ariko ndwana n'umwana nanjye umuhanda waranyigisha nari ibindi ndabikurikirana mwana aza kurabura sibyo se nakubwira uko imeze ubwo nizo dio ndazigukoreraho ntari ubona ko kandi akavuga ntari bro sante ndi kuvuga se ibyo navuga bitagaragara n'ibiki muri runo rugo kugira intare mu rugo ntabwo ari byo byubaka urugo noneho ngenda nabivuze nubwo nta Lucas wongera no kugira ikintu na kimwe wongera kuvuga uri kumva mwari no ibintu muri arakuze ariko nta rutuguru kumaguru rusumba ijosi uri kubyumva neza papa mwambabariye mukareka bino bintu Lucas basi reka gire inga urebe igihe wahereye ushaka kumfata umwana umusunika gute uzi uko ngo afite ikibazo papa mwaretse ibi bintu mwari ariko simana yande ko ibindi bintu bizarangira ryari nuguhora mu ntonganya ni mwaka cyangwa umugani ibyo byanwa bimaze ikisubu nimba utabasha gutekereza abandi mu ngana bafite amakampani akomeye bafite nuza inshingano mu buyobozi bwa leta wowe uraho ngaho gusura ibyaye aha ngaha warangiza ukajya kurenzaho ibimogi gicucu gusa ibibazo byawe ntuzongere no kwitwa data noneho sorry papa kuba bakubwiye amagambo mabi no nta kibazo ni umwana wanjye yambwiye ikibi ni ko haba undi muntu hanze sibyo umeze neza tuzi nashaka
Sindi ubwo yipanze akazi mu mashini. Ese ugira ngo bibe bikorwa nande kubura aho ngaho wirukanye nta Ubu amasaha yose ni ku mashini kandi nanone ni bizima urimo urareba cyangwa urimo gukora. Isezerano twihorere nta kibazo. Papa. Umezuze bagonze. Sorry, humura. Okay. Mugamire. Umeze uteze. Meze neza. Kunteye mu cyumba cyanjye byagenze bite? Papa, ndashaka kugusaba imbabazi kubw'ibyo Lucas yakoze cyangwa se amagambo mabi yakubwiye atari ngombwa. Yo gutera ikibazo kinini cyane, sibyo? Gutera ikibazo kinini ko nanjye mbifitemo uruhare. Ufitemo uruhare se gute? Reka papa ntukajya wishinja amakosa. Wenda nashobora guhagarika akazi nkaza nkabitaho. None se okay. Papa, njye ikintu nakubwira ni kimwe. Nawe uko ubizi ni uko Lucas atahoze kuriya. Njye ntekereza ko ari uko atarakira urupfu rwa mama. Ariko wenda igihe nyacyo Imana nibishaka. mbifitiye umwanya si ibintu byose kuba binteye nta kintu ushoboye gukora. Mwana n'ababana ni ukubyuka ngenda. Kandi hanze utagiye guhiga ibiceri wumva waremba ubonye. So wagiye kwiga ibiceri. Ubona mbona gutaye mu buriri ngiye. Ukuntu wambaye bisa nkaho utari ugiye kwiga ibiceri ahubwo ninde mwana uri muragushuka muri iyi minsi. Waye, njye njya mu bintu bidafite inyungu. Umwanya w'abakobwa ndawufite. Njye mba ndi kwishakira ibiceri kabisa. Hano hanze birakomeye. Yaba ariko wanakoraga mu rugo. Ngo bivuga yaba ariko wanakoraga mu rugo. Aya, byo mu rugo nibyo abakobwa nta muhungu wabaye mu rugo. Anyways, hari umuhungu wacu yambwiye ko hari umuntu waje hano kandi mwabonanye. Yaje avuga ko yaje avuga ko ashaka papa. Okay. Umuntu kipo ni umugabo w'inshuti ya papa kuva kera. Kandi aranagukunda cyane urabizi aranakubaha. Ni depression. None se ikibazo ni kimwe. Depression ikamujyana mu biyobyabwenge, ikamujyana mu ibaze nka buriya bamutsindara ku rubaraza. Ese ubundi tuzura umuntu yamukubitaga muzizaga iki? Ntabwo uri yari umujura. Ngiye papa ntabwo ari we gusa yishitiye kuko nanjye ntakimvugisha pe. Njye nasigaye ambwira atuye nta n'ijambo gifite muri uru rugo uri impumyi nta muntu. Ese ubwo urumva uwo muntu turi kumwe koko? Ubwo urumva uwo muntu agifite igaruriro? None se papa, none nimba nta garuriro tumujugunye duterere iyo ngiyo. Njye ntabwo mba mbyumva nuko twamujugunye cyangwa ngo tumwihorere. Ahubwo tujye tugerageza kumuganiriza nka kuriya ukuntu afite uburakari tumwumvishe yuko tumukunda. None se Zera, njyewe ubwawe niba bitangiye uramubaza byagenze bite? Nanjye ntungamo ndamubaza byagenze bite? Uko yatubwiye wabyumvise, sibyo? Yego. Ngerageza kumuturisha nk'ubwari gusa ni njyewe uri kubwira nk'umubyeyi wawe none akarushaho kurakara. Ubwo umuntu wamuturisha gute? Nyine basi njye musabiye imbabazi. Nzi neza ko biriya bintu bitazasubira, ndaza kugerageza basi muganirize kandi utubabarire, sibyo? Oya, Sylvaso ni umwana wanjye. Njyewe ntabwo nagira umujinya nk'uwo afite cyangwa ngo nitware nk'uko yitwara.
umwana wanjye nawe uri umwana wanjye ngomba kubumva byanze bikunze ariko none ikibazo gihari ni kimwe ese turakomeza kurebera gutyo nk'uko nabibabwiye abaturanyi cyangwa ejo bundi batangiye kuturyana inzara batangiye kugira gute ngo bizagenda bite ibyo no kuntu yamubwiraga ariko n'umuntu akubwira ukumva ko uwo muntu kabisa ari inshuti kuva kera ariko no mu bisanzwe nanjye nsanzwe muzi no umuturanyi wacu burya se gusa icyo ntarinzi ntabwo nari nzi ko ari inshuti ya Vi ariko umuturanyi nkunda kumubona dore abahana ruguru nari nibajije umuntu watugendereye ntumbwire ko mbizi yuko utajya ubura amakosa menshi nawe rwose ufite utuntu twinshi tw'utunyanga nuko nabanza kubitinda kuko nabonaga bitanandeba nyine kumva yaje bazabirunga kadahari yahita nigendera ariko nawe ndamubaza ntabwo nari nzi ko papa muzanye mute nambwira udustori dutoya abana kabisa ibyo tubireke tureke tunakubitindaho ahubwo ko utashye kare uyu munsi nta no kugorobereza hari yanyereye sosi yaguyemo ishishi yanyereye ubu ngubu ndavuga ati kandi nikojeje bamubanze nduke gato ihangane nyine gwino tube dusangirira irungu ryo mu rugo ariko ndasubirayo nakundi ariko umeze neza wabona ibuno ryaraje ako extra mu gihombo ndambyambira wa mu extra ndio abangisha yego nabitoroshe nuko sumara bicaramo koko biriya bintu wambwiye ngo ushaka ngo kumujyana kumufungisha urakomeje njye bikomeje kora namufungisha kuko nimba aho ndi kunyura hose bari kumbaza bati ikibazo kiri iwawe ni bwoko ki ese ko umuhungu wawe atangiye kubangamira umudugudu wose byaba ari ikibazo nyine twebwe reka basi tumuganirize kuko ni twebwe famiye afite ntabwo wayitasika kumuganiriza ngiye nanjye ntanyumva neza si byose nese ubu nakora iki basi ihangane ni utabona umuntu sibyo okay ugiye muri shambara ndetse kukureba cyangwa ugiye muri saro ngende se ugiye nta kibazo sibyo cyangwa mbe undi hano oya nta kibazo waba ugiye okay sibyo ariko uramubabariye bazi ndamubabariye gusa ku bwawe ariko urakoze sawa Allô? Oui. Oya nta kibazo mbwira n'igihe nyine. Ego. What? Aho se. Gira mata twumvikane ku kintu. Iyo kampani narayisanze kandi tuzayisiga nuko ngo tugomba gukora ibishoboka byose iyo kampani ikagumaho uko byamera kose no umva abo ngabo ntibagutera ubwoba nanjye ntabwo nicaye niyo hasigara umuntu umwe nanjye twakongera tukayizahura kandi yazamuka icyo ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane ahubwo wowe nyemerera umbwire turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe okay ubwo unyemere ko turi kumwe rero wowe reka ushaka kugenda agende ushaka kuza tugana tumumenye ariko tubanze duhakikishe ko atazongera kudutenguha nk'uko abo ngabo badutengushye kuko kuzana umuntu ejo ibintu byahinduka agahita avuga ati ngiye nciyeho ndagiye n'ubundi nta kintu yaba atumariye yes nta kibazo ibi byari kuba ari bibi iyo mba ari njyewe ufite imigabane mike ni njyewe ufitemo imigabane myinshi abo nibagenda nta kibazo njyewe ndahari kandi kampani igomba gukomeza ku kibi ni icyiza okay nta kibazo